mbahaye ikaze mu kiganiro Officier Dinoro nk'isanzwe. Uyu munsi noneho umuntu watuzinduye ahangaha ngo nta wundi yanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, umusore w'indashyikirwa, ubwiza, uburanga, uburyo aririmba, uwo nta wundi ni Kevin Kade. Ucyumva izina Kevin Kade wumva umuhanzi w'ikirangirire mu muziki nyarwanda ndetse no hanze yacyo yanditse amateka. Ahangaha tugiye kureba imyirondoro yiwe cyangwa se igihe yavukiye, ibyo akora mu buzima bwa buri munsi, ibyo akora byose n'ibyo yakoze kera. Tubuze gusanga muri iki kiganiro ni amakuru tuba twagiye duhiga hirya no hino tukaza kuyabasangiza. Wowe wakoze Sabu ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tumenya bigiye bitandukanye ku bahanzi, ibyamamare, abahehe n'abahehe bose. Wowe icyo usabwa ni ukwandika muri komenti ati muzankorere kuri uyu nguyu. Amazina y'ubuhanzi ni Kevin Kade. Izina ry'inyakuri yiswe n'ababyeyi ni Richard Ngabo. Amavuko yiwe yavutse mu mwaka w'2000 Nzeri tariki 23, aho yavukiye Gikondo, akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, avukira mu gihugu cy'u Rwanda. Injyana akora cyangwa se akazi akora ni Afrobeat, R&B and Pop. Umwuga akora mu buzima bwa buri munsi: umuhanzi, umwanditsi w'indirimbo, umubyinnyi. Igihe yatangiye umuziki cyangwa se umwaka yatangiriyeho umuziki mu mwaka wa 2019 kugeza ubu, ikiranga akorera ni Zoroberry Music. Imbuga nkoranyambaga wamusangaho uyu muhanzi Kevin Kade cyangwa se uno musore: Instagram ni Kevin Kade, YouTube ni Kevin Kade, TikTok ni Kevin Kade. Amateka n'inzira mu muziki bya Kevin Kade mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Kevin Kade yavukiye mu muryango w'abana 7, akaba ari umwana wa 6 mu bana 7. Yakuze akunda umuziki, aho yagiye yumva indirimbo z'ababyeyi be baririmbaga mu itsinda ry'indirimbo zo guhimbaza Imana mu rusengero. Yize ishuri ry'ubugeni n'umuco ku kigo cya Nyundo, aho ubu ngubu cyitwa Nyundo School of Art and Music, aho yakuye ubumenyi mu njyana za Afrobeat, R&B na Pop. Nyuma yo kurangiza yatangiye umwuga we wo kuririmba mu mwaka wa 2019 n'indirimbo ye ya mbere yitwa Sophia. Yahise imuzanira amasezerano n'ikirango Incredible Record, aho yakoranye n'abahanzi nka Danny Nanone, Davis D na Grace. Noneho ahangaha tugeze turiye kwireba ibyo yagezeho mu ndirimbo ze ni ibihe, cyangwa se nize ndirimbo ze zamenyekanye zagiye zimenyekana zigatuma ageraho ahagaze ubu ngubu. Kawo ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2020, indirimbo yamuhaye igihembo cyo kuba umuhanzi mushya mu mwaka mushya wo mu Rwanda mu mwaka wa 2020, twamwita nk'umuhanzi w'umwaka. Pyramide Tata yakoroze mu mwaka wa 2023, yakoranye na Kivumbi King na Dramati, ikaba yarakunzwe cyane. Sikosa mu mwaka wa 2024 yakoranye na The Ben na Element LA, ikaba yarakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Bebe mu mwaka wa 2025 yakoranye na Alikiba, ikaba yarakunzwe cyane. Fromiana mu mwaka wa 2025 iyi ndirimbo yakoranye na Chris Easy na The Ben, ikaba yarakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Iyi ndirimbo Munda ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2023, yakoranye na Element LA, ikaba yarakunzwe cyane, nayo iri mu ndirimbo zakunzwe. Umwana ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2022. Iyi ndirimbo yagaragaje impano ye mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bw'umwimerere, yagaragaje impano idasanzwe. Diana ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2023, indirimbo ikunzwe gukundwa cyane mu tubyiniro tw'ahantu hose tuba dukunze kuba turi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ndetse n'ahandi hantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Dudu yasohoye mu mwaka wa 2023, indirimbo yerekana ubuhanga bwihariye ku giti cye mu guhanga udushya tugiye dutandukanye. Ibihe indirimbo yaririmbiye Rip Iva Bravan igihe apfa mu mwaka wa 2023, indirimbo yubashye umuhanzi Iva Bravan igihe aza kwitaba Imana. Amayoga ni indirimbo yo muri 2023, indirimbo yerekana umwihariko mu muziki wiwe. Ibirara mu mwaka wa 2023, indirimbo yakoranye na Austin.
ibikorwa mpuzamahanga uyu muhanzi Kevin Kade yagiye akora. Kevin Kade amaze kwigarurira imitima ya benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yitabiriye ibitaramo bigiye bitandukanye, harimo ibitaramo nka Gates of Africa Festival 2025. Igitaramo cyabereye muri BK Arena aho yagaragaje impano ye idasanzwe yo kuririmba. Rwanda Convention USA muri 2025 yitabiriye igitaramo cyabereye muri Irving Convention Center muri Texas USA, ahantu yaje kugaragara mu gitaramo ariko siyaje gupafumingamo MTN Wacu Muzika Festival muri 2025. Ahangaha bari bamutumiyemo agira amahirwe make yo kutakigaragaramo bitewe n'impamvu z'akandi kazi yari yagiyemo. Dubai muri 2023 yakoze igitaramo cye cya mbere cyabereye Dubai aho yataramiye abakunzi be bagatungurwa nawe ubwe bikamutungura. Uganda muri 2025 yakoze ibitaramo mu mujyi wa Kampala aho yataramiye abakunzi be muri Serena Hotel. Ibihembo n'icyubahiro uyu mugabo yakiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibihembo umugabo yagiye yakiriye bigaragara ko yanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi mushya w'umwaka wa 2020 yahawe iki gihembo kubera impano idasanzwe yo kuririmba yaje kugaragaza. Nominated for Best Young Achieve Male of Artist 2025, yatoranyijwe muri iki cyiciro kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa yagiye akora bigiye bitandukanye. Imbuga nkoranyambaga waba ukeneye kureba Kevin Kade wamusangaho. Instagram ni Kevin Kade, afite abamukurikira basaga 318. YouTube Kevin Kade aho asangiza abakunzi be amashusho n'indirimbo ze zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bintu agiye akorera. Umwanzuro twakwanzura dufata kuri uyu muhanzi Kevin Kade, uyu muhanzi Kevin Kade ni benshi abera role model mu rubyiruko rw'Abanyarwanda ndetse no hanze yabyo. Kevin Kade ni umuhanzi w'umuhanga mu muziki nyarwanda ufite impano idasanzwe mu guhanga no gutaramira abakunzi be. Afite umwihariko mu njyana ya Afrobeat, R&B ndetse na Pop, kandi ibikorwa bye byamugejeje ku rwego mpuzamahanga. Yiteje imbere, yageze kuri byinshi mu gihe kiri imbere, kandi abakunzi be baracyategereje ibihangano byiwe kuko uyu muhanzi ari mu bantu banditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, ari mu bantu bafite korabo nyinshi z'abahanzi bagiye bakomeye. Uyu muhanzi yanditse amateka, uyu muhanzi ni indashyikirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru twari tubafitiye kuri uyu muhanzi nayo ngayo. Niba hari andi makuru waba umuzi watwandikira muri comment tukadusangiza ku gitekerezo. Uwakoze sabunda gushimiye, nawe uturayikora ndagushikariza kuyikora ukinga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagira bigiye bitandukanye. Ciao imvura igwa n'isubira, tuzahure mu zindi video z'ubutaha.